Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete. Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri wa mwanya wacu w'ijambo ry'Imana, tugeze muri Samuel wa mbere 27. Imana iguha umugisha wo twatangiranye ku itangiriro. Imana iguha umugisha wo tuzakomezanya mu byahishuwe. Uwiteka Imana abubake akoresheje ijambo ryayo. Samuel wa mbere rero igice cya 27 kiratwigisha iki? Ni ikihe kintu twasengera? Ni iyihe ngamba twafata? Ni iki twahindura biturutse muri iri jambo ry'umunsi? Hano tubona ukuntu Dawidi yagaragaje ubwoba. Tugiye gusaba Imana iturinde gufata ibyemezo biturutse ku bwoba. Reka dusome ku murongo wa mbere, haranditse ngo hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati, nta kibuza hariho umunsi Sawuli azanyica, nta nama iruta ko ncikira mu gihugu cy'Abafilisitiya, byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakira mu nkiko za Isiraheli zose. Dawidi arebye ukuntu Sawuli akomeza kumurwanya, twarabibonye ukuntu Sawuli yakomeje kumurwanya kandi ari na hipokrite. Bagahura, Sawuli agasaba imbabazi, ejo bagahura, Sawuli agasaba imbabazi ariko akongera akamutera. Ubwoba buramufata, aravuga ati uyu muntu ntazahinduka. Nk'uko ejo nayibabwiye mu gice cya 26, aravuga ngo uyu muntu ntazahinduka pe. N'ubundi nubwo namugirira neza gute, nubwo Imana yakomeza kujya imuhungabiza nkamwereka urukundo gute, ariko ntabwo azahinduka. Uko byagenda kose hari igihe kizagera noneho akaba yanyica. Icyiza nuko nahungira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ahangaha cyari icyemezo kibi cyane Dawidi afashe kubera ubwoba. Nk'uko nawe ushobora kuba waragize ubwoba ugafata umwanzuro mubi. Akenshi mu ntambara z'ubuzima, mu bidutera by'ubuzima, tujya tuhafatira ibyemezo bibi tutagishije inama. Hari igihe dusenga pe, ugasenga uyu munsi, ugasenga ukamara ukwezi usenga, ukamara umwaka usenga, ariko ukabona wa mwanzi aracyaguhiga. Nk'uko byagendekeye Dawidi, ukajya ubaza Imana, ukitabaza Imana igihe cyose, ariko ukabona wa mwanzi aracyaguhiga, wa murozi aracyakuruga, ba bantu baracyakuvuga, za ntambara ziracyahari kandi wasenze. Ubwoba bukakwica ukavuga uti nta kabuza, reka nifatire umwanzuro, reka wenda nimuke mve muri no karitsiye, reka wenda nsohoke muri aka kazi batazamfungisha, reka wenda ngire gutya na gutya. Ugakora ikintu utabajije Imana. Icyo kintu rero kibyara ingaruka mbi. Icyo kintu ukoze kubera ubwoba bw'amanzi, kubera ubwoba bw'urugamba uriho, kubera ubwoba bw'intambara uriho, ugafata umwanzuro kubera ngo umutima wawe. Dawidi yibwiye mu mutima we, ntabwo yigeze abaza Imana. Kandi murabizi ko mbere ikintu yajyaga ajya gukora cyose yabanzaga kubaza Imana, ariko kuri ino nshuro ntabwo Bibiliya itubwiye ko yabajije Imana, ahubwo iratubwiye ngo yari yatekereje mu mutima we ngo nta kabuza azanyica. Hari igihe bigera rwose ugasa nkaho ucitse intege, ariko reka nkubwire, iki gihe nikigera ukabona ucitse intege, uzambabarire ugisha Imana inama. Dore ingaruka zabaye kuri Dawidi mu guhungira mu gihugu cy'abanyamahanga. Muzi ko iyo Imana itamutabara, Dawidi yari agiye guhinduka umwanzi wa Isiraheli, yari agiye guhinduka umuntu urwanya Abisiraheli. Murabizi Abafilisitiya bahoraga bahanganye n'Abisiraheli, bari abanzi b'Abisiraheli. Yari agiye kwica abantu Imana yamuhamagariye kuyobora. Uzi kugira ngo Imana iba yaragusutseho amavuta yo kuba umwami w'igihugu, nurangiza ujye kurwanya icyo gihugu wica abanyagihugu, abo uzayobora ukabica. Iki ni ikintu cyari kuba kibi kuri Dawidi cyane. Aka gahinda ntiyari kugakira kubera umwanzuro yafashe yo guhungira mu mahanga.
ikindi kintu kibi cyabaye kuri Dawidi, uzi ko yagiye kuba umugaragu w'umwanzi we, yagiye kuba umugaragu w'umwami Akishi akajya amukoresha akamutuma ku rugamba. Dawidi ajya mu binyoma akajya abwira Akishi ngo yagiye kurwana ngo n'Abisiraheli kandi yagiye gutera Abamaleki, akamubeshya kugira ngo arebe ko yarama, kugira ngo arebe ko yabaho, akabeshya ngo ari kurwanya Abisiraheli. Kubera iki? Yabaye umucakara. Dawidi yari agiye kugwa mu mutego ukomeye cyane, ariko Imana yacu n'urukundo. Icyo nkundira Imana ntabwo yabyemeye. Iyo Imana yagutoranyije, iyo we wasenze, ari igihe kigera rwose ukaba wafata umwanzuro mubi, ariko iyo wasenze, ya masengesho arakurokora, humura, ya masengesho aragukurikirana, ya masengesho aragutabara. Umunsi umwe ngo bagiye ku rugamba, iki gicumi gisomo girangize, bagiye gutera Abisiraheli, ngo Abafilisitiya baraterana, na Dawidi araza, Akishi aramuzana, amugejeje aho ku rugerero. Abatware b'Abafilisitiya baravuga ngo uyu muntu ntabwo tumwizeye. Ni Imana yashatse ko bari abatware b'Abafilisitiya batizera Dawidi. Iyo baza kumureka akajya ku rugamba, byari gushoboka ko yica bene wabo, yica inshuti ze, yica famiye ye, yica abantu be, kandi ntabwo umutima we wari kuzaba barakicwa n'agahinda. Imana iramutabara gutyo, Imana iramurengera, ituma atamena amaraso ya bene wabo. Uyu munsi wa none inshuti yanjye, nubona ugeze mu gihe gikomeye, ikibazo cyarabaye kinini, cyaranze kurangira, uzihangane, ntuzamere nka Dawidi. Hano rwose yiciriye inzira kubera ubwoba, kandi birumvikana n'urupfu yahungaga. Cyari ikibazo gikomeye yari ari guhunga, ariko no mu kibazo gikomeye ujye wibuka kutabaza Imana, ujye wibuka kubwira Imana, kuko ingaruka ushobora kuba warahuye nazo ushobora kuba zaraturutse nyine kuri cya cyemezo wafashe, kubera ubwoba, kubera ibyo umutima wawe ukubwiye. Barakubwiye ngo uwo murozi nyine azakwica, kuko yakuroze inshuro nyinshi, akurogera abana Imana ibakiza, kurogera umutware Imana imukiza, kurogera akuteranya n'inshuti Imana igutaba. Imana yagiye gutabara inshuro nyinshi, ugera ku rwego uvuga ngo ariko noneho uyu muntu udahinduka, uyu muntu ko Imana nta kintu itamweretse ko kugira ngo imwereke yuko yantabaye, kuki atabireka? Ufashe icyemezo cyo kwimukira ahantu utabajije Imana. Aho uzimukira rero uzahura n'intambara zirusha iza mbere, uzahura n'urugamba rurusha urwa mbere, uzahabona abanzi barusha abo wasize, uzahahura n'umurozi uroga noneho utaraza, kubera yuko utagishije iki? Imana inama. Ntuzafate icyemezo mu gihe uzi neza ko usenga, mu gihe uzi neza ko Imana ivugana nawe, cyangwa se hari icyo yavuganye nawe, mu gihe uzi ko nta kintu wishinja. Ntuzafate icyemezo utari sireserde, utabizi neza ko Imana igushyigikiye. Mu byemezo byawe ujye ugisha Imana inama. Uzi kugira ngo umwami nka Dawidi wari waramenyweho amavuta, wagendanaga uwo mwuka wa cyami, ajye kuba umucakara w'umwanzi we. Kuba umucakara w'umwanzi wawe ni igihano gikomeye, ni igisuzuguriro, ni uburetwa bwari bumugarutse, ni uburushyi bwari bumugarutse, kandi ari umwami. Iki ni ikintu kibi cyane. Imana iturinde gusubira inyuma, Imana iturinde gusubira inyuma aho twavuye kubera ibyemezo byacu byaturutse mu bwoba bwacu, mu bwoba bw'ibihe, mu bwoba bw'ibiri kutubaho. Ukomeze usenge. Birashoboka ko ubuzima bwawe ubona budahinduka bwagiye buturuka nyine kuri ibyo byemezo wagiye ufata, kubera ibyo wagiye utinya mu buzima. Saba Imana imbabazi, iracyari ku ntebe y'imbabazi. Imana ikubabaririra, cyari ku ntebe y'imbabazi. Na Dawidi yaramurinze, murinda kugwa mu mutego w'Abafilisitiya bari bagiye kurwana na Sawuli. Kandi iyi ntambara Dawidi yari agiye kujyamo niyo Sawuli yaguyemo. Wumve kuntu byari kumubabaza. Yari yaranze kumwica, bari babiri, amusanze mu buvumo, amusanze hariya kuri uriya musozi yari yije. Yari yaranze kumwica inshuro ebyiri zose, yari yaramubonye yanga kumwiyicira vizavi, yari agiye kugwa mu mutego yo kumwicira ku rugamba. Ya maraso yanze kumena akayamena, agahinda ntiyari kuzagashira. Uwo munsi rero nibwo muri urwo rugamba
Dawidi Imana yamurokoyemo, nibwo umwami Sawuli yapfuye yishita ku icumu rye. Muzabibona, muzasome Bibiliya muzabisangamo. Yishitse ku icumu rye ariyahura kubera gutinya gusuzugurwa n'umwanzi. We yaravuze ngo aho kugira ngo nsuzugurwa n'umwanzi, aho kugira ngo isoni zinyice imbere y'umwanzi, aho kugira ngo umwanzi anyishime hejuru, nakwiyica agasanga niyishe. Niko Sawuli yabikoze. Icyo gihe rero iyo ntambara iyo Dawidi aza kuba yirimo, ndakubyiza ukuri ntabwo yari kuzashira iyo culpability, ntabwo yari kuzashira iyo nimba n'ako gahinda. Imana ikomeze kukurengera, igutabare, ikugirire neza, igucire inzira inyuranye indimi, iguhagarareho mu buzima bwawe bwose, kandi gushoboze guhitamo amahitamo meza mu bibazo no mu bigeragezo by'ubuzima, mu izina rya Kristo umukunzi dukunda twese. Amen, amen, amen.